Nshuti yanjye rero ukomeje gutega amatwi Ndayisaba Epimac TV, ndagusuje kandi nguhaye ikaze muri aka kanya. Nagira ngo twongere dukomeze igice cya kabiri cy'ikiganiro twari twatangiye ubushize, nkwibutsa gukanda kuri subscribe ndetse gusharinga inshuti zawe, ndetse ukaduha na like na comment aho bishoboka, kugira ngo dukomeze tujye mbere kandi ikiganiro kibungure ubwenge, kugira ngo ibyiza byacu byose bikomeze kuba ibyanyu, dukomeze kurushaho kubaka igihugu cyacu n'imitima yacu muri rusange. Muryoherwe kandi mukomeze mugubwe neza muri byose muri kino kiganiro, turi kumwe kandi dukomeze tugubwe neza. Uwo muntu rero twatuntu navugaga, iyo ugerageje kumucarenginga muri bwa buryo navugaga haruguru, bigufasha kumenya uwo muntu niba ari wa muntu uzagukunda koko, kuko burya abakundana barihanganirana. Niba nkukoshereje ukanyihanganira, niba nawe unkoshereje nkagerageza kwihangana, kuko twese ntituri ba miseke igoroye. Noneho kandi iyo umuntu umukoshereje kabiri gatatu ukabona uko byitwaramo, cyangwa se niyo agukoshereje nawe, ubwo icyo gihe umenya niba ari wa muntu muzabasha kubana koko bigakunda, cyangwa niba wa muntu mutazashobokana. Bikaguha kumenya uko ubyitwaramo hakiri kare, utarafata cya cyemezo cyo kubana nawe ngo ejo cyangwa ejo bundi mutaramarana na kabiri usange divorce iri hafi aho ngaho. Ikindi noneho ni ukumenya kwitwara ku muntu mukundana. Niba umukoshereje ukiga guca bugufi nk'uko nabivuze mbere, kuko ntawe udakosa, yaba ari wowe wakosa yaba ari nawe yakosa. Niba umukoshereje ukiga guca bugufi ukamusaba imbabazi, uti mbabarira nagukoshereje aha n'aha n'aha, burya biramufasha. Burya ukoshereje umuntu ukirinda kugira uburakari. Hari abantu bakosa, wamwereka ko yakosheje wakagira uburakari buruta n'ubwawe kandi ari we wakosheje. Ariko kimwe ngewe nzi nuko iyo wakoshereje umuntu ukamwegera ukamusaba imbabazi, nubwo yaba yarakaye gute, kuba abonye yuko wagize umutima wo kuza kumusaba imbabazi, baravuga ngo gusaba imbabazi ni ubutwari, kandi koko nibyo. Ukagerageza kugira ubwo butwari ukaza kumusaba imbabazi nta muntu ukubwirije, atagombye kuza ngo abanza gushinja amakosa ngo wankoreye ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Rwose nubwo waba wamukoshereje gute, nibura agira imbaraga, abona aho ahera ajya kukubabarira, kuko abona yuko ari ibintu ukoze nawe bikuvuye ku mutima. Ariko kandi niba ubona umuntu yagukoshereje, uramubwira uti wankoshereje mu buryo ubu n'ubu, ntabyumva, ntashatse no guca bugufi ngo abanze anabone yuko yakosheje, kuko hari nubwo umuntu akosa ntamenye ko yakosheje, nibyo. Ariko nibura ko umuntu aba ari mukuru azi ubwenge, wagombye kumenya ko abantu batakira ibintu kimwe. Niba kandi akakubwira ati wankoshereje aha, ukirinda kuzamuka cyane, ukavuga uti ko birashoboka yuko ibyo nawe nakoze njye nabonaga ntacyo bitwaye, ariko burya we kuko mudafite amarangamutima amwe, mutanabona ibintu kimwe, ugasanga we byamubereye ikosa. Icyo gihe ukiga guca bugufi ukamusaba imbabazi, atari bya bintu byo kuvuga ngo sori basi, ahubwo ukamusaba imbabazi ubivanye ku mutima, ukavuga uti rero ntabwo nibwiraga yuko ibintu nakoze bishobora kukubera umutwaro, rwose mbabarira ntabwo bizongera. Rwose icyo gihe umuntu uba umufashije ku mutima, uba umworohereje, uba umuhaye kutumva yuko muri buze guhangana, ahubwo uba umworohereje ku mutima, nawe yumva kuko hari umuntu bari kumwe kandi ufite ubumuntu. Ikindi nshaka gusubiraho nanone, ikindi kandi ngiye mbona nk'ikintu gikomeye, iyo ubana n'umuntu akaba ari wa muntu ukunze kujya, hari udukosa abantu bagirana nk'abantu nyine, ariko akaba ari udukosa mu by'ukuri tunakomeye. Hari uburyo ushobora gukundana n'umuntu mukamenyana mukamarana igihe kigashira n'ikindi kikaza, hari utuntu dukosa tumwe na tumwe ukunda kumubonaho, ndetse twirepeta tugaruka, twa dukosa ntuduha agaciro, ukagira ibindi bintu bigutwara, amarangamutima akagutwara. Utwo tuntu ntuduha agaciro ngo urebe uko impamvu imutera kudukora, ukajya utwirengagiza ukatwima amaso. Noneho kwa kundi utwirengagiza ntuduhe uburemere tugomba, ejo cyangwa ejo bundi mwamara kubana, twa dukosa kuko watwirengagije agakomeza kujya tugukorera. Burya
agakosa wita ko ari gatoya umuntu agukorera mugikundana ntabwo ukumva nk'iyo mubana. Iyo umuntu agukoshereje ikosa ari umuntu mubana mu buzima bwa buri munsi nibwo ubyumva neza, nibwo ubyumva cyane. Ya makosa wita ko ari matoya ahita aremera, kuko noneho ni umuntu uba muri kumwe ubuzima bwa buri munsi. Burya rero niyo mpamvu navuga nti uba ukwiriye kwiga amarangamutima y'umuntu n'imigenzereze ye, imyifatire ye, uko yitwara, reaction agira, kugira ngo umenye kuko niba wa muntu ari wa muntu wabasha kubwirwa kumva. Niba namubwiye uti ibi simbikunda cyangwa se ibi nibi birambangamira, ukareba niba ari n'umuntu kuko wabasha kuguha agaciro bya bintu niba koko bikubangamira akiga kubireka. Kuko twadukosa iyo watwimye amaso ukatuminimiza iyo mwamaze kubana, kandi akomeza kudukora kwa kundi yadukoraga, ariko kuko muri kumwe cyane ari umuntu mubana, imyifatire ye uri kumwe nayo, imigenzereze, ubuzima bwa buri munsi urumva muri kumwe, icyo gihe ubibona cyane, ukaba wanakwibwira ko ibyo bintu ari bishyashya nyamara ari bya bindi yarasanganwe, ahubwo wahaye agaciro gakeya. Ni byiza rero yuko abantu birinda gutwarwa n'amarangamutima mu gihe cy'urukundo bari kumwe, ahubwo bikaba nk'igihe cy'ishuri, ugakunda umuntu ariko unamwiga, usobanukirwa imimerere ye, imyifatire n'imigenzereze ye, ariko n'ukuntu akwitwaraho. Ukamenya niba ari umuntu koko igihe mukundana, niba ari umuntu koko uri proud yuko muri kumwe, uri proud yo kugupresenta, atari wantu mugendana mwagera mu bantu agatangira kugenda asa naho akwitaza, adashaka kugaragaza yuko muri umwe, adashaka kugaragaza yuko wowe nawe hari isano riri hagati yanyu. Ibyo bintu ukabisobanukirwa, kandi watangira kubona ko bene ibyo bimenyetso bihari, ukamenya impamvu zabyo. Noneho niba ari ufata icyemezo cyo kumureka, ukamureka hakiri kare, utavuze ngo reka nkomeze ngo nihambire ngo wenda bizakunda. Iki kintu nacyo cyisha abantu, kuvuga ngo ntacyo, ngo reka ngo mwihambireho ngo bizaza. Umuntu ntumukunda, iyo mugendana mugahura n'abantu ushaka kumwitaza, iyo mugiye gusura abantu ugendera muri metero 5 nawe agendera mu zindi, warangiza ukavuga ngo reka ngo nihangane, ngo reka njye kubana nawe ngo buriya ngo bizaza. Aho uribeshya cyane. Ntabwo simpamya yuko ibitaje icyo gihe afite umwanya wo kwitaho, afite umwanya wo kuguhamagara buri kanya ngo akureshye mu buryo bushoboka, nawe umuhumwe uwo mwanya. Igihe bidakunze icyo gihe, simpamya ko hari ikindi gihe bizaza. Noneho rero niyo mpamvu mugiye mvuga nti byaba byiza kuko umenye niba uwo muntu ari wa muntu muzabana koko, ukumva uri fier yo kubana nawe, ukumva uri fier yo kwitwa umugore wa kanaka, ukumva uri fier yo kuzitwa umugabo wa kanaka. Iyo hajemo ibyo ngibyo, ukumva wa muntu atari ku rwego rwawe, ukumva wa muntu atari umuntu wakubera umugabo, atari umuntu uzakubera umugore ngo akubyarire abana, ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza yuko wakwiyangaja mu rukundo gutyo wumva utanyuzwe. N'andi bigera rero abantu iyo bamaze kubana, kuko mwamaze kumenyerana, burya abantu ari bakiri abafiance, umwe abakumbuye undi bya buri kanya kuko ntibaba bari kumwe, ariko muba muri kumwe nta kintu kidasanzwe bumukumburamo, keretse nyine kuko iyo mwagiranye rwa rukundo kuko rwa nyarwo, waramugerageje muri bwa buryo nahoze mvuga, bya bintu byose warabisuzumye, waramukunze nawe yaragukunze, nta buryarya burimo. Aho rwose nta gitangaje yuko no mu mibanire yanyu mwaramaze kubana wajya wumva ari ibintu bishyashya, ubuzima bwa buri munsi wumva buri gihe ari bushyashya. Ni narwo burya bita urukundo, ni naryo bita ijuru ritoya iyo bimeze gutyo. Rero ntabwo ari byiza kuvuga ngo ngiye kwihambira ngo mpfe kugerageza ngo mpumirize, ngo kuko ngo iminsi ngo ndabona ngo yansize, ngo imyaka yagiye, ngo ndi gukura, ngo ejo ngo ntazitwa ngo gutya na gutya, amazina menshi bakunze kwita umuntu utarashaka, yaba ari umukobwa yaba umusore, ngo wumve utwawe n'iryo pfunwe wiyemeza kubana n'umuntu kandi uzi neza ko utamukunze. Iryo ni ikosa kandi rizabyara ingorane nyinshi ejo cyangwa ejo bundi. Niba wumva atakunyuze, mwihorere,
urindire Imana izaguha, uzumva ko wakunyuze. Niba kandi wumva hari icyo wabikoraho nibura bikajya mu buryo wumva bukunogeye hakiri kare mutarabana, iyo ntambwe yitere nta kibazo. Iyo abantu bamaze kubana rero nibwo utangira kwiga ku muntu, noneho hari twinshi uba utari uzi ku muntu kuko mutabana ku buzima bwa buri munsi, ugatangira kutubona ukatwitegereza, ese burya kanaka burya akunda ibi n'ibi se, utari ubizi. Hari ibyo wari uzi yakundaga ariko ugasanga hari n'ibindi utari uzi. Ese burya iyo ababaye bimera gutya, ibyo bintu ukabimenya kuko noneho muri kumwe mu buzima bwa buri munsi. Ni umuntu murarana, ni umuntu mubyukana, ni umuntu mugendana, byinshi urabimenya igihe mwamaze kubana, ugasanga harimo n'ibishya utigeze kumenya igihe mwakundanaga mutarabana. Noneho rero igihe mwamaze kubana, kwa kundi abantu imitima yabo idahuye, burya igihe hajemo umwuka mubi mu rugo, ko urumva ntituri ba miseke igoroye, hakaba ubwo mugize icyo mutavugaho rumwe. Burya ni byiza yuko wowe ibyo muvuga byose uvuga umutima uwushyize kuri mugenzi wawe, ukumva niba ari umuntu ubasha kugutega amatwi akakumva. Iyo atakumva ukumva ari umuntu, igihe muri kujya impaka, kandi kujya impaka nabyo hari igihe bari byiza, ariko iyo atari za ngo turwane, muri guhanahana ibitekerezo. Ariko yajemo amareakisiyo menshi, intensiyo izamutse, ugerageza kumanuka kugira ngo hatagira ubwo havamo imijinya yo kurwana. Iyo ugerageje kugabanya rero, wa wundi wazamutse umuha uburyo bwo gusobanura ibyo ashaka gusobanura, ukamwumva. Ariko nawe yabonye wamanutse, abona yuko hari n'uburyo abona ko wamwubashye, wamuhaye umwanya, bigatuma nawe bimubera inzira yo kongera akamanuka. Noneho mugatangira kuganira, mugahana ibitekerezo, akaguha uko abyumva nawe ukamuha uko ubyumva. Ikindi kintu umuntu akwiriye kwitondera ahangaha, si byiza yuko wumva ko igitekerezo cyawe ari cyo kamara cyangwa se ari cyo ndakuka. Ntiwihagarare ngo wumve yuko ibyawe ari ndakuka, iby'undi ubisuzugure, ubitesha agaciro. Kuko niba ubanye n'umuntu ibitekerezo bye utabyumva, nta munsi umwereka yuko ibitekerezo bye ari ingenzi kuri wowe, ubona mutera kumva yuko we ntacyo amaze muri wowe, umusanzu we ntacyo umaze kuri wowe. Ntiyumve yuko akwiye guhorana kompetanse yo guhora kwereka yuko ari uw'igiciro imbere yawe. Mbese nawe agatangira kwisuzugura buhoro buhoro, akumva yuko n'ubundi nta gitekerezo gishya ari buguhe, niyo yakiguha nturi bucyemere. Bigatuma we yumva yuko azajya ategereza ukazana ibyo umubwira akakira gusa, kandi ibyo nyine biragenda bikangiza imitekerereze ye n'imimerere ye. Ubwo ibyitwaga urugo bigahinduka ibindi, ya mibanire igatangira ikaba mibi. Noneho bya bindi twavugaga gusenyuka kw'ingo, urugo rugatangira rugasenyuka, kuko umwe ntabwo aba acyumva yuko ari mugenzi w'uwundi, ari urugingo rw'uwundi, ahubwo baba bamaze kuba abantu babiri batakiri umuntu umwe, kuko ntibaba buzuzanya, umwe aba areba ibye n'undi akareba ibye. Ikindi noneho rero, iyo abantu babana, niba mubanye umugore n'umugabo, gerageza umwumve, wakira amarangamutima ye, umwumve, ndetse rimwe na rimwe wishyire mu mwanya we. Niba ababaye, burya kugira ngo wumve umubabaro w'undi, ni uko ugerageza kwishyira mu mwanya we. Utagerageje kwishyira mu mwanya we, icyo gihe ubyumva uri nk'umuntu uri ku ruhande. Nta nubwo wenda byoroshye yego yuko wakumva ikibazo nka nyiracyo, ariko iyo ugerageje nibura gusa n'ubyishyiraho, icyo gihe biragufasha kumva akababaro ka mugenzi wawe. Noneho niba
ababaye ukagerageza kumwumva ukamwereka yuko muri kumwe, kandi ukamenya ko niba ababaye nawe ubwo nyine bikugiraho ingaruka, kuko ibyishimo bye biba ari ibyawe n'umubabaro we muba mugomba kuwusangira. Ni byiza rero yuko abantu babana muri ubwo buryo, umwe yumva ko undi ari urugingo rwe. Hahandi rero bigera kubera kwa kutumvikana kwajemo, cyane cyane ko ubwo abantu hari ubwo baba babanye umwe adakunze undi, ahubwo ari ya mitungo akurikiranye, ni ya mafaranga akurikiranye, ni ibi bigiye bitandukanye we yagiye ashaka, byashira umwe agatangira gushaka undi urwiyenzo, amakimbirane yo mu ngo agatangira akaza, nibwo tujya twumva ngo umugabo yishe umugore, umugore yishe umugabo, byagenze uku n'uku n'uku n'uku. Ntimunatekereze yuko iyo mibanire yanyu irimo irafekita abana mwabyaye. Umwana we ashobora kutakwereka yuko imimerere murimo hari uburyo arimo arabibona, ariko burya igihe muri kumwe n'abana mu rugo muba mukwiriye kwitonda, kuko uko mwitwara kose abana bibagiraho ingaruka, zaba nziza zaba mbi, uko byamera kose babigiraho. Niba uri umugabo umwana wawe akabona uha agaciro umugore wawe, ubwo azakura abona yuko umugabo ari byiza yuko aho agaciro umugore we. Niba uri umugore kandi akabona wirirwa gutuka umugabo wawe icyo akubwiye umurebera ku rutugu, umugabo wawe icyo akubwiye umutera umugongo ukigendera, ntunamuteze amatwi ngo wumve icyo agukeneyeho wamufasha, icyo gihe uzatuma wa mwana akwigiraho ya mico mibi. Niba muhora murwana, bishobora no kumutera kumva yuko gushaka ntacyo bimaze, akavuga ati ubundi ko nabonye abashakanye bitwa ko ari umugabo n'umugore, ibyaba ari ukwirirwa barwana, ubundi icyiza kirimo hariya ni ikihe? Bigatuma ahurwa icyo kintu cyitwa gushaka neza akabivamo burundu, kuko nta cyiza yigeze abibonamo. Rero naho dukwiriye kubatekereza yuko imyifatire umugabo n'umugore bagira imbere y'abana babo niko baba bari kubarema. Iyo bavuze burya inyana ni iya mweru, nicyo baba bashaka kuvuga. Ibyo muberetse, ibyo mubatoje, ibyo babona bari imbere yanyu, nibyo bazakurana, ubwo niwo murage muri kubaha.